izina ry'Imana rigahabwa icyubahiro. Hari ibintu Imana igiye gukora igacecekesha abakurwanya, hari ibintu Imana igiye gukora igacecekesha abarozi. Imana igiye kuguhereza ubuzima. Birashoboka ko hari igikombe umaze igihe kigisuzugura unyweraho, ariko Yesu aje kugikuraho. Ntuzane ijambo rivuga ngo uri kurira, ongera ugirire Imana icyizere. Mu ijuru hari Imana ijya yomora inguma, mu ijuru hari Imana ijya yomora ibikomere, mu ijuru hari Imana ibeshaho. Ongera ugirire Imana icyizere. Birashaka Imana yavuganye nawe ukabona bitinze, ariko naho amasezerano yatinda, icyo Imana yavuze ntabwo gihera. Amen. Turabakiriye bakunzi bacu basanzwe badukurikirana kuri TV yitwa Umugore w'Inkuba. Yesu aduhana umugisha. Umugore w'inkuba, mapasire n'inkuba. Amen. Umugore w'igifaru topa ya siri mayefo. Hanyuma ariko aranisobanukiwe. Undi mugore watunyuka kwita ngo umugore w'inkuba nuwe. Narisobanukiwe no kubera Imana. Tubwira abantu ngo bisobanukirwe. Yego. Imana ishimwe. Hanyuma twakiriyeho Mama Samuel. Nawe n'umugore w'inkuba murabizi nubwo atari ni umugore w'inkuba rwose we ni igifaru avuga asimbuka. Imana yamuhaye imbaraga zidasanzwe, n'umuhanuzi w'Imana. Imana ihagurukije kandi Imana imukoresha iby'ubutwari, turabizi cyane. Imana ishimwe. Twari tumwakiriye kuri icano yacu, si ubwa mbere ayicaraho, ariko reka tumwakire abibwira, hanyuma bagezeho icyo umwuka arimo amubwira. Ndabizi neza ko ntago ashobora kwicara kuri kamera ubusa, hari icyo Imana iba yamushize ku mutima. Imana y'amahoro imuha umugisha. Turakwakire mu Samuel. Musanzwe mumukurikirana rwose n'umukozi w'Imana. Imana ishimwe. Reka dusenge, ariko tubwira abantu badukurikiye abaranzi ni Mama Samuel, amahoro y'Imana bane namwe. Kandi n'ukuri tubabwire ngo mujye kwiyicano ya Mama Pasi, Umugore w'Inkuba, mukande subscribe, comment, share, mbese mumushyigikire mu izina rya Yesu. Kandi n'ukuri turabakunda. Ikindi cya kabiri, mujye musharinga kugira ngo dufatanye kwamamaza ijambo ry'Imana cyangwa se ubutumwa bwiza. Hanyuma mbwira abantu badukurikiye mwihangane, ahari kurira kwarira umuntu, ariko bwacya nijoro mu gitondo impundu zikavuga. Reka dusenge Imana mu izina rya Yesu. Uri Imana yo kwizerwa, uri Imana itabura uko bigenza, uri Imana idacogora. Umuririmbyi yaravuze ngo nimuze turebe imbere dutegereze igitondo, twiringire Imana yacu nizakora imirimo. Iravanga izuruka na Satani zategeka isi yose. Turasenze Uwiteka ngukora imirimo mu bantu bawe. Turi mu bihe bikomeye, ibihe biruhije abagenzi, ibihe by'injyana muntu, ariko umuririmbyi yaravuze ngo tugufite nitwifuza undi murengezi. Topa ya sinima efo. Imbere twageze turushya turaruhuka, imbere twageze twambaye ubusa turambara, imbere twageze tudafite agaciro tubona agaciro. Niyo mpamvu dusenze kugira ngo urwane urugamba, uneshereze abantu bawe, abarushe baruhurwe nawe mu izina rya Yesu. Kuboko kwawe kwiza kuramira ubwoko bwawe, ko kuri umunderi mwiza utaragirira ibihembo. Uri igiti cy'inganza marumbu risambi tarumba, uri umunara muremure abaguhungiyeho, uri ubwugamo bw'umugaru. Twabonye neza yawe Mana. Niyo mpamvu dusenze ngushyigikira ubwoko bwa abantu badukurikiranye bari mu bihugu bitandukanye, abadiaspora bari Burundi, Amerika, Canada, Ubwongereza, Ububiligi, Ubufaransa, iwacu Rwanda. Bahereza umugisha kandi Imana ikiruta byose abantu bahukuri, ubahe kumenya ukuri, ubahe gusobanukirwa iby'ijambo ryawe, ubahe gusesengura iby'agakiza kawe, kuko reba ngo misime rukazaza ibihe birusha abantu bikunda birarira ngo bakunda ibihwanye n'irari ryawe. Kandi namaze kumenya ko nibyo bihe dusohoyemo. Rengera abantu bawe, we nshuti nziza, we mungeri mwiza, we mubyeyi mwiza, wose abantu bagashira inyota, ugaheka abantu bagashira imbeho. Ongera uheka ubwoko bwawe. Urakoze kubikoze, ni mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Hanyuma Imana ibahereza umugisha. Amen. Kandi ndabakunda n'ukuri, ndabakunda. Tugiye gusoma amagambo y'Imana ari muri Zaburi y'124. Zaburi 124. Yesu we. Zaburi 124. Turasoma Zaburi 124. Zaburi 124. Eka tuyosoma Zaburi 124. Haravuze ngo iyaba Uwiteka
atari we wari uri mu ruhande rwacu aba ariko Abisiraheli bavuga none. Iyaba Uwiteka atari wari uri mu ruhande rwacu ubwo ababisha bacu baduhagurukiraga baba baratumize bunguri rwose tukiri bazima. Amen. Imana ishimwe. Haleluya. Imana mu ijuru igire gute ihabwa icubahiro. Hanyuma nzaniye abantu ijambo ry'Imana rivuga ngo wowe uri kurira mu ijuru hari Imana ihoza amarira. Amen. Wowe ubabaye mu ijuru hari Imana ihoza amarira. Wowe ufite intambara mu ijuru hari Imana ihoza amarira. Ngira abantu mu iyi minsi barajagaraye cyane, ariko ntabwo ari igihe cyo kujagara, ni igihe cyo gushaka mu maso y'Imana. Amen. Ni igihe cyo kwibuka ahantu Imana yagukuye. Birashoboka ko wageze mu rupfu Imana ikagukuramo, ariko ukaba wibagiwe. Birashoboka ko wahuye n'intambara, inzobo bazicukuye, Imana ikaza inzobo ikagira gute ikazisiba. Ibyo ntabwo byagatumye uva ku Mana, ahubwo byagatumye wibuka Imana. Amen. Hanyuma hano birivuze ngo iciza bije 24 iravuze ngo iyaba Uwiteka atari wari uri mu ruhande rwacu ubwo ababishabaye baguhagurukiraga. Amen. Mama subiza amaso inyuma, wibuke ineza Imana yagukoreye, wibuke intambara Imana yakurwanire, wibuke ukuntu Imana yagukuye mu rupfu, wibuke ukuntu Imana yagukuye mu bigeragezo, wibuke Imana ikurinda gupfa ujya kubizara, wibuke Imana ikurinda kugambanirwa mu kazi, ibuke Imana ikurinda kugira gute kwirukanwa. Bibiliya yavuze ngo iyaba Uwiteka atari we wari uri mu ruhande rwawe ubwo ababisha baguhagurukiraga baba barakumize bunguri. Imana ishimwe. Haleluya. Itegereze neza, wibuka ababisha warwanye nabo, mu kazi wahuye nabo, mu rugo wahuye nabo. Bavuga ngo nubwo yubatse ntabwo urugo ruzarama. Amen. Baravuga ngo nubwo agiye mu kazi ntabwo azakamaraho kabiri. Baravuga ngo nubwo atwise ntabwo azabyara. Baravuga ngo nubwo abanyafiyase ntabwo ubukwe buzaba. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Nabo n'ababisha wahuye nabo. Birashoboka ko mu rushako wahuye n'ababisha, ababisha baba barozi, ababisha baba bagome, ababisha baba abanyeshari, ababisha baba indyarya, ababisha baba kurwanya mu kazi. Ariko birivuze ngo iki? Iravuze ngo iyaba Uwiteka atari wari uri mu ruhande rwawe ubwo ababisha baguhagurukiraga baba barakumize bunguri. Hahimbazwe Yesu utaragutanze kuba nk'umuhigo w'amenyo yabo. Subiza amaso inyuma. Hari ibintu byari gutuma ukorwa n'isoni, hari ibintu byari gutuma upfa, hari ibintu byari gutuma Imana ishimwe ujya hasi. Ariko birivuze ngo iki? Iravuze ngo iyaba Uwiteka atari wari uri mu ruhande rwawe ubwo ababisha baguhagurukiraga. Mama subiza amaso inyuma. Iyaba Uwiteka atari wari uri mu ruhande rwawe, wa mukobwa subiza amaso inyuma. Iyaba Uwiteka atari wari uri mu ruhande rwawe, wa mugabo unkurikiye. Iyaba Uwiteka atari wari uri mu ruhande rwawe ubwo ababisha baguhagurukiraga baba barakumize bunguri. Ubwo umujinya babacanyweho kuri wowe, birashoboka ko ari umujinya wagucanyweho, abantu bakavuga ko upfuye, Imana ikakurengera, abantu bagasiba inzobo, Imana ikazisiba. Amen. Hanyuma ntangarizo wowe urushye cyangwa se uri mu bigeragezo, yakurengeye cyagiye n'uyu munsi iracyakora. Ikindi cya kabiri, yakurwanire cyagiye n'uyu munsi iracyarwana kandi gatsinda. Mubwira ngo Imana igiye gukora ntabwo isaba inkunga. Imana igiye gukora ntabwo ibaza anko wawe. Imana igiye gukora ntabwo ibaza mama wawe. Hoya. Imana igiye gukora ntabwo ibaza papa wawe. Amen. Iyi Imana ihagurutse. Amen. Ihagurutse. Yigeze haguruka ku Bisiraheli ku nyanja itukura. Amen. Farawazi ko ngo niko byahoze, ariko Imana ihagurutse. Haleluya. Irangije Farawo nako Mose afata Abisiraheli barambuka, bageze ku nyanja itukura babona nta nzira. Farawo Mose arahagarara. Imana iramubwira ngo ufite iki? Iramubwira ngo Mose afite inkoni. Aravuga ngo iyo nkoni yishyire hejuru y'amazi, inyanja iratandukana. Inyanja imaze gutandukana, Abisiraheli babona inzira barambuka. Izina ry'Imana rihabwa icubahiro. Najya nkubwire ngo hejuru y'ibigeragezo, hejuru y'intambara, hejuru y'ibikurwanya, hari Imana igibasha kurwana igatsinda. Hejuru y'ibikwasamiye, hejuru y'abanyeshari, hejuru y'abakuroga, hejuru y'abavuze ngo uzapfa utabyaye, hari imbaraga z'Imana zijya zikora. Kandi ibyo byose Imana igize gute? Ibirusha amaboko. Haleluya. Farawo agira ngo niko byahoze. Farawo afata ingabo n'amagare, barangije bakurikira Abisiraheli. Bakimara kugenda bagira ngo Uwiteka arabaca inzira. Birashoboka ko hari umuntu umaze igihe yari gukoze mu bwonko, birashoboka ko hari umuntu umaze igihe akurwanya. Amen. Ariko rero nkubwire ngo amahajya yose
yose Imana ije kuyakuraho nk'uko Uwiteka yafashe Farawo yarangiza akamwica n'amagare n'amafarashi akabitsinda muri iriya nyanja, izina ry'Imana rigahabwa icubahiro. Muzana ijambo rivuga ngo hari ibintu Imana igiye gukora ku buzima bwawe, izina ry'Imana rigahabwa icubahiro. Hari ibintu Imana igiye gukora igacecekesha abakurwanya, hari ibintu Imana igiye gukora igacecekesha abarozi. Imana igiye kuguhereza ubuzima. Birashoboka ko hari igikombe umaze igihe kigisuzugura unyweraho, ariko Yesu aje kugikuraho, aje kuguhereza icyumugisha. Amen. Ko hari uburwayi umazeho igihe, ariko Yesu aje kubukiza. Amen. Kuko Bibiliya yavuze ngo iki? Yavuze ngo abiringiye, yavuze ngo iyaba Uwiteka atari uri mu ruhande rwacu, ubwabisha baduhagurukiraga baba baratumize bunguri. Imana ishimwe. Ubwo umujinya wabo wacanwaga kuri twebwe baba barakwishe. Haleluya. Imana ishimwe. Subiza amaso inyuma wibuka ababisha Imana yagutsindiye. Subiza amaso inyuma wibuka intambara yakurwaniye. Reba mu kazi intambara yakurwaniye, reba mu rushaka intambara yakurwaniriye, reba ku bana intambara yakurwaniriye, reba uri kwa muganga bakwandikiye kubagwa. Imana ikihesha icubahiro. Topaya sinima efo raya sirebon. Ongera ugirire Imana icyizere, ongera ugirire Imana ubusabane. Imana ishimwe. Ongera wizere Imana. Biraro ko hari ibigeragezo uhagazemo byatumye ureka Imana, biraro ko Imana yavuganye nawe ukabona bitinze, ariko ongera usenge. Imana ishimwe. Naso ni ijambo ravuga ngo abibutse Uwiteka nimugahweme. Mama ongera usenga wibutse Imana, ubwira Imana ngo ma wavuze kuzampa ubuzima bigezehe, wavuze kuzangira neza bigezehe, wavuze kumpaha urugo ruzima rugezehe. Amen. Wavuze kumpaye akazi, umbwira kano kazi umpaye. Haleluya. Kazambera kumugisha. None abarozi baramagurukiye. Ongera ubwira Imana ngo ma mukeneye kubana banje, mukeneye mu kazi, mukeneye mu rushako. Hoya ntawe kwigunga ro mutu bibazo, ntawe kuraro mutu bibazo, ntawe kujya mu afuma ro bibazo, ntawe kujya kuraguza ari byo, ntawe kujya kuraguza ari byo byaguhesha ubugingo. Amen. Kuko birivuze ngo iki? Iravuze ngo iyaba Uwiteka atari uri mu ruhande rwacu, ubwabisha baduhagurukiraga. Kuba uriho ntabwo umurozi yabigize mu ruhare, ahubwo umurozi yashatse kupfa. Imana iritamurura. Kuba uriho suka abanyeshyari batahagurutse, cyangwa se suka inzobe batazicukuye, kuba uriho ni umugambi w'Imana. Nkuzana ijambo rivuga ngo umugambi Imana ntabwo waba ku muntu, ntabwo bishoboka. Umugambi wa siko wayoba, umugambi wa nyoko wayoba, umugambi wa wako wayoba, umugambi w'umuntu uri muri Amerika wayoba, kuko bamwohereza amafaranga ntayaguhereze, ariko umugambi w'Uwiteka ufite Imana ifite ku muntu ntabwo ujya uyoba. Naho inkuba zakubita, naho amahembe bayohereza, naho abaroga baba benshi, topaya sinima heradistasefo, naho inshuti zakuvaho, naho imiryango yakwitarura ikavuga ngo ukozwe n'isoni, mwijuru hari Imana itananirwa. Haleluya. Imana ishimwe. Mwijuru hari Imana itaneshwa, mwijuru hari Imana itarya ruswa, mwijuru hari Imana itumva amabwire, mwijuru hari Imana itarya ruswa. Yabiza kubirya ruswa Saduraka na Meshaka na Bedenego umuruba warabishe, ariko Imana yihesha icubahiro. Imana irigaragaza. Umwami arazi ko ibyabo birangiye, umwami arazi ko bapfuye bashize, ariko Imana itareba nk'abantu iraza yihesha icubahiro. Ntabwo nzi ikigeragezo uhagazemo, ntabwo nzi intambara uhagazemo, ntabwo nzi umubabaro ufite, ariko nkuzanije ngo mwijuru hari Imana igihoza amarira. Haleluya. Iyo yavuze ngo iyaba Uwiteka atari uri mu ruhande rwawe mama, atari uri mu ruhande rwawe papa, ubwabisha baguhagurukiraga baba barakumize bunguri. Iyaba Uwiteka atari mu ruhande rwawe, abarozi baba barakwishe, amahembe baraguhitanye, ariko ahimbazwa Yesu utaragutanze kuba nk'umuhirwe w'amenyo yawe. Uzi Imana igutanga ntabwo ubukiriho mama. Iyi Imana igutanga aho haba haribagiranye papa, iyi Imana igutanga aho haba haribagiranye, ariko ahimbazwe Yesu wowe witamuruye, ahimbazwe Yesu wabarwanya agatsinda. Nkuzana ijambo rivuga ngo uri kurira, ongera ugirire Imana icyizere. Mwijuru hari Imana ijya yomora inguma, mwijuru hari Imana ijya yomora ibikomere, mwijuru hari Imana ibeshaho. Ongera ugirire Imana icyizere. Birashaka Imana yavuganye nawe ukabona bitinze, ariko naho amasezerano yatinda, icyo Imana yavuze ntabwo gihera. Amen. Umuntu yavuga bigatinda, ariko isezerano ryavuye ku Uwiteka Imana yaremye ijuru n'isi ntabwo rijya rihera. Amen. Niba Imana yaravuganye nawe, ongera ugirire Imana icyizere, kandi mbwira abantu ngo bashaka ubwami bw'Imana no gukiranuka, ibindi byose n'inyongera. Kabiri, wongera ugirire Imana icyizere ariko unakiranuka. Yesu abahereza umugisha mu izina rya Yesu. Amen. 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 Waje ko dusenga
Nomero zanjye ni 0786 637 308. Ariko nukuri nongere mbisubiremo, wowe uri kurira Imana ije guhanagura amarira, wowe ufite ibibazo Imana ije kuguhoza, wowe urubona urushako rwanze Imana ije kurwubaka, wowe ubona abana bakunaniye Imana ije kubaha agakiza. Ongera ugirire Imana icyizere, wongere usenge, ubwire Yesu arumva, afite amatwi arumva, afite amaso arareba, ntabwo amaso y'Imana yigeze ahuma, nta nubwo amatwi y'Imana yigeze aziba ngo wenda yananiwe kumva. Hoya, ibyo Imana yavuze kuri wowe no kuri ko bikora izabikora. Imana ibahe umugisha, amen. Reka dusenge. Uri Data wa twese mwiza, uri nyakubahwa, uri mwiza, ubere mwiza bagutegereje. Turagushimiye ko ijambo rye ribeshaho, ijambo rye rirarema, ijambo rye rirubaka, ijambo rye risubiza abantu ibyiringiro, iri jambo rihembura ubwoko bwawe. Abahari bahanagura amarira, abahari barusha bahoze, abahari barwaye bakize, mu izina rya Yesu. Wiheshe icyubahiro, urakoze murengezi mwiza kubikoze, tubisabye twize izina rya Yesu Kristo, amen, amen.